Hello guys, ndabashufuje, ndabaramukije, ndabakengurukiye mwe mwese mukomeza kuba mutwereka urukundo mukatwereka ko turi kumwe umunsi ku wundi. Imana ibaha umugisha. Kangushimire wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse ugakora share, comment, ndagushimiye cyane. Uri umuntu ukwiye gushimwa. Yes. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tuba turimo tuganira ku bintu biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'abantu bitwa ba Pascasia nk'uko mwabibonye kuri subtitle y'iyi video. Tugiye kureba ubusobanuro bw'izina Pascasia. Pascasia ni umukunzi wacu wabidusabye tuzamusobanurira izina, ndetse nawe nkubwira ngo niba hari izina ufite cyangwa se hari izina utazi ubusobanuro bwaryo wakandika muri comment ukariduha maze nawe tukazarigusobanurira. Tugiye kurebera hamwe rero ubusobanuro bw'izina Pascasia. Umuntu witwa Pascasia cyangwa se abantu bitwa ba Pascasia cyangwa niba uziranye na Pascasia, ndagira ngo wumve ubusobanuro bw'izina rye kugira ngo ibintu birushaho kugenda bisa neza cyane. Burya nta musirimu utazi ubusobanuro bw'izina rye. Ubundi ugomba kuba umusirimu kandi ukaba uzi n'ubusobanuro bw'izina ryawe. Kuba rero umusirimu utazi ubusobanuro bw'izina ryawe ni ikibazo gikomeye cyane. So tugiye kurebera hamwe rero ubusobanuro bw'izina Pascasia. Pascasia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa cyangwa se muri rusange ni igitsina gore. Mu Gifaransa risobanura, n'uvango ryakomotse mu Gifaransa risobanura guhanga udushya. Ni izina ry'Igifaransa risobanura guhanga udushya. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu biranga ba Pascasia ndetse n'imico yabo muri rusange. Pascasia ni umwana w'umukobwa cyangwa se no igitsina gore, ariko ni abantu barangwa cyane no kugira urukundo. Barakunda mu buzima busanzwe bwa buri munsi ndetse bakunda mu miryango yabo cyane ku rwego rwo hejuru mu buryo udashobora kwiyumvisha. Kandi ba Pascasia aho bava bakagera burya ngo bakururwa n'ibintu byiza cyane. Bakururwa n'ibintu byiza ndetse n'ibintu by'amayobera, ariko nabyo ngo birabakurura. Hari ukuntu haba hari ibintu by'amayobera, ba Pascasia baba bashaka kumenya ibyo bintu by'amayobera uburyo bikora cyangwa se uburyo ibyo ari byo n'icyo bimaze. Bakunda cyane kuba ngo ari abantu beza cyane mu mivugire, ndetse n'iyo bababajwe n'abantu ntabwo bahita babigaragaza ako kanya. Ngo ntabwo bareacting umujinya ako kanya. Niba umubabaje ni wa muntu udahita ukwereka ko wamubabaje, ahubwo abyibikamo muri we, ntabwo ahita bigaragaza, kuko ngo n'ubundi mu busanzwe ni umuntu uvuga amagambo make. Pascasia ni umuntu uvuga amagambo make kandi ntabwo ari wa muntu gusanzura ku bantu bose. Pascasia ariko nanone ngo burya mu rukundo Pascasia arakunda cyane, arabyifuza cyane, yifuza gukunda ndetse akanakundwa nk'abandi bose of course. Kandi abantu benshi baba bakunda kumwibeshaho kubera ko ntabwo ari umuntu ukunda kuvuga cyane. Nuvuga ngo umuntu udasobanukiwe Pascasia amwibeshaho cyane, kuko ntabwo ari umuntu ukunda kuvuga cyane, ngo abatuje mu buzima bwe bwa buri munsi, ntabwo ari wa muntu ubwanuka. Pascasia kandi yubaha ibitekerezo bye bwite, akunda kuba ibitekerezo bye bwite, kandi nanone yifuriza icyiza mugenzi we nk'uko nawe akiyifuriza. Ndetse ngo Pascasia ni umuntu utajya ugira ishyari. Niba ugira ishyari rero ukaba nizere ko utari Pascasia, kuko na Pascasia ugira ishyari. Pascasia rero ni umuntu witaho cyane cyane rwose, ngo azikurimba, azi no gushaka amafaranga mu buryo bwose bishoboka. Ba Pascasia bari abantu bazi gushaka amafaranga cyane, sibyo? Bari abantu bazi gushaka amafaranga cyane. Urumva ntabwo aruhuka, akora amasaha menshi kugira ngo abone ikintu kimufasha ndetse gifasha n'umuryango we. Ibyo rero nibyo biranga ba Pascasia. Ngira ngo nahangaha ubusobanuro bwa Pascasia burereye. Niba nawe hari izina ufite cyangwa se hari izina ushaka tugusobanurira, waritwandikira muri comment, ndetse tukazagaruka ari wowe tuje gusobanura izina ryawe. Biba byiza cyane iyo ukoze subscribe kugira ngo tubone koko turi kumwe, cyangwa se ugakora share, comment, ndetse ukagira n'icyo tubwira muri aho ngaho muri comment kugira ngo tumenye icyo duhindura se, cyangwa tumenye n'ukuntu tugenda tubigenza gake gake. Ndagushimiye cyane rero, mwifuriza kugira ibihe byiza. Ndagira ngo ukomeze ubane n'Imana, kandi nizera ko tugiye gufatanya urugendo rwo kubaka, rwo kunga ubumwe no kugira umuryango kuri Fight Official. Thank you, ndabashimiye cyane.